Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV.
hakabamo kugira ngo tugire amatorero kuri buri kagari, tugire amakipe kuri buri kagari, tugire abaririmbyi kuri buri kagari, tugire abantu bakina tiyatire kuri buri kagari, tugire abantu bagira imivugo kuri buri kagari. Ni muri urwo rwego rero akarere ka Rwamagana ku bufatanye n'inama y'igihugu y'urubyiruko nyuma yo gutegura ayo marushanwa harebwe n'ibihembo bizahabwa buri cyiciro, aho akagari kabaye aka mbere kazahabwa mu mupira w'amaguru, hazahembwa ubundi twabinyishize mu tugari kugira ngo batabiharira inama y'igihugu y'urubyiruko, ahubwo niyo mpamvu bavuze ngo hazahembwa akagari. Ubwo nituvuga ngo akagari ka mbere mu mupira w'amaguru, ubwo iyo kipe yatsinze bazahabwa umupira w'amaguru mushya n'ibihumbi 30. Hanyuma ubundi hari hateganyijwe guhembwa n'ikipe ya kabiri n'iya gatatu, ariko twabonye abafatanyabikorwa utundi tugari twose kuva ku ka kabiri bazahabwa umupira, nta kagari na kamwe katazabona umupira w'amaguru. Ku mbyino 80,000, indirimbo 80,000, tiyatire n'ibivugo 80,000. Amarushanwa ntabwo azarangira. Kuva tariki ya mbere kugera tariki ya 14 tuzaba dufite amarushanwa ku rwego rw'akarere. Imirenge ihura tuzahemba imirenge 7, ariko nabwo ni buri cyiciro. Imbyino 100,000, tiyatire 100,000 n'imivugo, indirimbo za moderne 100,000, umupira w'amaguru 50,000, umupira mushyashya na jeze nshyashya zo kwambara, nibyo bazahembwa kuri football. Ubwo rero abajene barasabwa kugaragaza impano zabo, kandi turashaka ko ayo matorero ahoraho. Ejo hasojwe amahugurwa y'abatoza 34 baturutse mu mirenge yose igize akarere ka Rwamagana, bagiye gutoza amakipe yose dufite ari mu byiciro kugera ku myaka 13, 16 no kuzamura kugera kuri 30. Harimo umufatanyabikorwa bita Umuri Foundation, niwe abenshi baramuzi, umuntu bita Jimmy Mulisa mu kipe y'igihugu Amavubi, abenshi baramuzi. Ubu niwe uhagarariye NGO, niwe uri gutera inkunga umupira w'amaguru. Ejo baduhaye n'imipira igera kuri 92, hari indi twawe na FXB nabo badufashije byinshi, birimo n'izi sonorisation mubona. Ariko dufite abafatanyabikorwa benshi biteguye gufasha impano zanyu. Icyo dushaka rero muri ubu bukangurambaga, icya mbere harimo gukangurira abantu kwirinda gukora imibonano idakingiye, kubera ko bibagiraho ingaruka zo kurwara sida, kandi sida irica. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukwigwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubera ko abantu bashuka abana bari batoya, yamubona umwana w'imyaka 15 akagera ngo afite imyaka 30, akaba aramusambanyije, amuteye inda, avuye mu ishuri, ageze icyangire mu muryango, ejo heza he n'intego ze akaba arazangirije. Dufatanye kubikumira. Ikindi kandi ni ugukangurira abana gukunda ishuri bakiga, kuko kwiga ari byiza. Si icyo gusa, no kurwanya ibiyobyabwenge kuko bitera amakimbirane mu muryango. Abanyoye ibiyobyabwenge cyane cyane ku bantu bakuze bagirana amakimbirane, abana bagata amashuri, abandi bakaba inzererezi. Ibiyobyabwenge bitera ingeso nyinshi mbi, ariko ni n'umwanya mwiza wo kubabwira amahirwe dufite mu karere ka Rwamagana. Hano ndabona harimo abantu bakuze, reka nyababwire muyabyaze umusaruro, n'ingaruka hano nzasange mwese muri abakire. Ngiye kubabwira aho mukura amafaranga, ntago njya ngenda ntabibabwiye. Abantu mukuze hano mwese muntega amatwi, twagiye muri tayari kumva aho mukura amafaranga. Icya mbere, akarere ka Rwamagana ni akarere gafite amahirwe menshi atandukanye. By'umwihariko twagiye ku bantu bize imyuga bafite certifica, yaba ari amezi 3, yaba ukwezi, amezi 6, umwaka, cyangwa diplome ya WDA.
ku bantu babyize dufite amahirwe ari mu buryo butandukanye. Hari amahirwe yo ku rwego rw'akarere bibaho bita turukiti, aho akarere ubwako kagura ibikoresho kakabihereza ba bantu bize imyuga, ariko abo duhereza bari bakeya kuko buri mwaka duhereza abantu hagati y'ijana na 200. Abo ni bakeya kuko dufite urubyiruko 130,746 nibo dufite mu karere. Ariko aba bose hari amahirwe y'abateganyirije binyuriye muri BDF, hari ikora hano mu karere kacu, aho umuntu wize imyuga ahabwa ibikoresho agakora yishura bitarengeje miliyoni 5. Iyo ari abantu babiri bakorera hamwe bahabwa ibikoresho bitarengeje agaciro ka miliyoni 10, bagakora babyishura, ntabwo aba ari inkunga. Kabiri, iyo ari abantu bagiye gushinga uruganda bashobora guhabwa imashini zitarengeje agaciro ka miliyoni 100, nazo bagakora bazishura, ntabwo ari inguzanyo. Ku bantu noneho bize ibijyanye n'ubuhinzi bahabwa inguzanyo na BDF ya miliyoni 10, bakishura miliyoni 7, miliyoni 3 akaba ari inkunga. Ku bandi bantu bafite imishinga y'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bahabwa ku by'umwihariko abagore n'urubyiruko, aho ushobora gukora umushinga ugahabwa inkunga ya 75% y'agaciro kose k'umushinga. Noneho umwihariko ku bagore n'urubyiruko, n'abagabo nabo iyo nkunga barayihabwa, ariko umwihariko ku bagore n'urubyiruko nuko uruhare rwawe rwa 25 rushobora kubarwa mu mishinga ukora y'amaboko, rukabarwa mu aho ugiye gukorera. Ayo ni amahirwe dufite y'umushinga wa Minisiteri y'Ubuhinzi ukorera mu mirenge 14 y'akarere kacu witwa SAIPU, ugakora mu buhinzi bw'imboga n'imbuto. Mukora imishinga muyidepoze muri SAIPU, bahora bayakira buri munsi, haba nijoro haba ku manywa. Gatatu, andi mahirwe dufite, buri mwaka akarere ka Rwamagana gatera inkunga amakoperative n'amakampani by'urubyiruko byanditswe, kubera ko ntabwo leta itera inkunga ibintu bitanditse. Birababaje kubona mu murenge wa Rubo uyu mwaka twasoje mu kwezi kwa gatandatu twashatse koperative dutera inkunga turayibura, kandi hari abandi bakina umupira w'amaguru nka Revenue Star muri Nzige twabateye inkunga, ari ikipe y'umupira bishize hamwe bakora igikorwa cyo kwiteza imbere tubatera inkunga. N'ejo bundi nta byumweru bingahe bishize twari Nzige havuyemo amakoperative 2 Ntuza mu Nyagatatu, hano iwanyu nta n'imwe. Rero mumenye ko please, kuko mudakora amakoperative amahirwe ageneye urubyiruko niko abacika. Buri mwaka Minisiteri y'Urubyiruko ifasha amatsinda y'urubyiruko. Iyo tuvuze amatsinda na koperative by'urubyiruko, nuko umubare w'abagize abanyamuryango 60% baba bari mu myaka y'urubyiruko, 40% bakaba bakuze. Bishatse kuvuga ngo abakuri bari hano bashobora gukorana n'urubyiruko, ahubwo bagafata ku mahirwe yagenewe urubyiruko, aho babagurira babaha umuntu umwe abayemera 200,000. Itsinda ry'abantu 10 rihabwa miliyoni 2, itsinda ry'abantu 20 miliyoni 4, itsinda ry'abantu 50 rigahabwa miliyoni 10. Ayo mafaranga bari inkunga yose twavuze, nta nguzanyo irimo. Mutangire murema amatsinda tuyabone tuyatange muri raporo. Icyanyuma, buri mwaka Minisiteri y'Urubyiruko ishyiraho amarushanwa yitwa Youth Connect ku bantu bafite ibitekerezo by'imishinga, avuga ngo nge nakora umushinga ugatanga akazi. Bahemba ibyiciro 4. Ufite umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, ubuhinzi cyangwa ubworozi kimwe muri byo, ukagenda ukawusobanura neza. Umushinga wa mbere mu buhinzi n'ubworozi ku ntara uhabwa miliyoni 1. Umushinga wa mbere mu batanga serivisi ni abantu barangura ibintu bakabigurisha, nawe ugahabwa miliyoni 1. Umushinga ku bijyanye n'ikoranabuhanga rizana ibisubizo
miliyoni imwe, umushinga w'inganda miliyoni imwe. Amarushanwa arakomeza ku rwego rw'igihugu. Umushinga wa mbere abari inkunga y'amafaranga nibuvuge yose. Umushinga wa mbere ugahabwa miliyoni 25 y'inkunga idasubizwa. Uwa kabiri miliyoni 20 y'inkunga adasubizwa. Uwa gatatu miliyoni 15 y'inkunga adasubizwa. Uwa kane miliyoni 10 y'inkunga adasubizwa. Indi mishinga itanu ikurikiyeho muri bya byiciro twababwiye, buri mushinga ugahabwa miliyoni 5. Abandi bantu 120 bakurikiyeho bagahabwa buri muntu miliyoni 1,500,000. Ayo ni amahirwe aza buri mwaka ahoraho. Icyo bisaba rero kuri aya mahirwe mbabwiye nsorejeho nuko wandikisha kampani cyangwa mukaba muri koperative mufite icyangombwa kibanze cyaba icy'umurenge cyangwa se icyara RCA. Rero ukora amakoperative, amatsinda, muhanga udushya, leta yadushireho amahirwe tuyabyaze umusaruro. Ndagera rero nsoze mbashimira ubutumwa numvaga mbafitiye n'ubwo ngubwo. Gahunda yo guhembwa ni kuwa kabiri aho bizabera inteko ku rwego rw'umurenge. Ibyiciro byose byatsinze mu mbyino, indirimbo, imivugo n'imiteatere n'umupira muzakira aho ngaho babahembe kuwa kabiri mwese mu karere ka Rwamagana niho bahemba imirenge. Hari ibihembo bimwe ziredi kugera ku murenge bategereje ko umunsi ugera kuko nibwo abayobozi bazaba bahari bagahembye uyu munsi, ariko abayobozi bose bari mu nama n'aya masaha tuvugana. Hari inama nyinshi nanjye nayivuyemo kugira ngo nze nifatanye namwe. Ndageraho ngo mbashimire, mugire umugoroba mwiza kandi Imana ibane namwe. Ifandwa TV, Factory 1 Rwamagana TV.